Perezida Fred komereza kuri icyo gitekerezo cya kuri icyo gikorwa wagiye ukora no guhangana n'ibikomeye kuko nibyo biranga umuntu w'umugabo koko. Rero aho muri neke natanze ibyemezo byanjye byose naguze mu gihugu hose, aho babintumaga hirya no hino hose mu turere, ndetse no hejuru yaho nabanzaga kwaka visa buri karere ngiye kunyuramo, kandi uzi igihugu cyabonye ubwigenge n'abanyarwanda bacyo bagomba kuba barabonye ubwigenge, ariko kugira ngo mve mu karere njye mu kandi nabanzaga kwaka visa, bameya bakantereraho icyemezo ngo ninjiye mu karere kabo. Nandika mbisaba, nuko urugendo rwanjye rwari rumeze, rwari ruhenze cyane, bityo rero tekereza uturere 30 twose ugenda waka visa. Ibyo byose biratangaje, umuntu akumirwa, kandi igihugu gifite umutekano rwose gisaguriza na za Darfur na Mirobo na Centre Africa n'ahandi. Uribaza ubwo burenganzira umunyarwanda kweri yarabusanganywe mu gihugu cyangwa nubwo bamukopa nyuma yaho bakanamugurisha, kuko icyo cyemezo nacyo ntabwo kibona mu buryo bworoshye. Bityo rero twe tukavuga tuti ibyo byose ni amayeri y'amanyanga yo kudindiza no kugwingiza umuntu ku bushake mu bwonko, bashaka kugira ngo bamuteshe umutwe, noneho azajye mu kwiyamamaza huzagurika, noneho bazamubwire ko watsinzwe, ubyakire neza kandi wakire mu byavuye mu matora. Dose nge barantinye, babonye indi mpirimbanyi ya politike nziza, umusaza ukwakwanya, umusaza w'akataraboneka, umusaza uzi gukora umuti w'igihugu, babonaga rwose ku ikoranabuhanga nafashe hasi no hejuru, noneho ubumenyi ibyo sinakubwira, babona na mu itangazamakuru ndi inzobere, ndi mwarimu mpuzamahanga mu kuvugana n'abanyamakuru, babona rwose ndi ikoranabuhanga njye ubwanjye, kandi bakabona ndi umumenyi, kandi bakagira ubwoba, bakavuga agiye kudutsinda icy'umutwe n'icyo hasi nk'uko yakabidusezeranyije. Bityo rero aho nasesekaraga hose abanyamakuru babaga bahageze bari mu kazi kabo, rwose mbanze no kubashimira, bakoze imirimo yabo neza, nta nenge mbafiteho, ntacyo mbanenga, n'abo bose bihandagaza bakabagaya babatoteza, ntabwo ari byo, abanyamakuru bakora imirimo yabo, ndabashima. Bityo rero iyi duniya ntabwo bisaba kuzana ibintu bityo rero twe abaruda n'abaruda tuba tufashe ingamba zo kuvuga tuti tutange kandidatire yacu muri neke. Byari ngombwa kubera twari tumaze kwandika igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200, naranditse n'icy'impamvu 2,000 ku rwego rwa Afurika, 200 ni ku rwego rw'u Rwanda, 20,000 ku rwego rw'isi. Ibyo bitabo bitatu rero nabaye nsohoroyeyo kimwe cy'impamvu nziza nyinshi 200, kugira ngo ntange kandidatire yanjye mu buryo bukeye kandi bugaragara, ku buryo ndi umuntu w'intagamburuzwa kandi ngomba gutanga kandidatire yanjye, kandi koko byari bikwiriye, byari na ngombwa, kuko nari nuzuza ibyangombwa byose nubwo bantinye. Bityo rero twabaruda nari namaze gusetinga abantu banjye bose bari ku murongo, haba mu mujyi no mu migi yose, n'aha mu murwa w'u Rwanda Kigali, abantu bari stand by class 1 bose biteguye kuntora kugira ngo tuzane toto change. Impindura amatwara narinzanye yari nziza yo gukuraho imisoro ku butaka, ku mazu, no ku bakene badafite igishoro cya miliyoni 6 bagakurirwaho imisoro. Iryo ryari iturufu Rwanyonga. Ibyo byose barabibonye, baravuga uyu musaza aje nka Rwanyonga, aje nka Gihangangoma ijana, aje nka Kanyarwanda, rwose azanye impinduka yo gusigasira gakondo kanani y'abanyarwanda ya kera, kandi twe ntitubyifuza. Yadutsinda icy'umutwe n'icyo hasi, kuko amaturufu ye yose arafata kandi arakomera, kandi nawe ubwe yaribohoye, none urumva nabo twabose yababohora.
barafinda Segikubo Fred birumvikana ahuye n'urugamba rukomeye kandi ibyo twabishimye kuko udahura narwo ntabwo twari kwemera ko uri umugabo. Ibyo nibyo bituma umuntu avuga ibigwi akivuga, nibyo byagiye biranga intwari. Nicyo kiranga intwari nuko iba intwari kuko yanyuze mu bintu bikomeye. Tukaba tugushimira ko wabyitwayemo neza. Ikibazo kihari ni kimwe, icyatumaga bagutinya ni kiriya gitabo wari ufite cyangwa nuko bagufunze muri gereza ukavamo? Ibyo bibazo ni byiza cyane, byombi nibyo. Kuko ku ruhande rumwe bantinyaga nk'umuntu wahohotewe, nari narafungiwe inzira iwanjye nkabaregera, nabandikiriye impapuro ijana mbere, nongera mbandikira izindi, urumva 120 zirinda zigera aho zigera inzandiko 220. Ibyo byose nzenguruka mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, nta rwego nasize, kuva hasi ku rwego rw'umudugudu hose ngenda nsaba kurenganurwa, bandindeza bampa za randevu zidashira, nkongera nandika nibutsa byose. Ibyo byose byamfashe hafi imyaka 9 ngenda mbandikira, banzuzubya bansiragiza, ndetse n'urukweto naguze ntangire urwo rugamba rwarashaje narajugunye, rwari seruhengama. My shoes got ramushakodi, rwarahengamye and got already and I threw it away. Rwarahengamye rurasaza ndarunaga kabisa. Ibyo byose mwumve none karite ya serivisi nahawe tari ikwiriye. Ibyo byose rero babitekerezagaho uburyo bahengamishije inkweto zanjye mbirukaho, n'aka serivisi yo kurenganurwa mu karengane umugabo Musoni Agustin yankoreye afatanyije na Nyanzira n'inshuti zabo. Rwose bari bafatanyije batuze umugambi wo kunyica, banziza ko ndi umunyabwenge, ndi umuhanga wakataraboneka, kandi ibintu byanjye byose ari njye ubyikorera. Bagira ishari aho kugira ishaka rya kubaka umunyarwanda n'igihugu, noneho usanga bari aho bafite umugambi w'ubwoba. Birumvikana ubwo bwoba ntibwagarukiye aho gusa, ahubwo barakomeze barabugira, ntanze na kandidatire yanjye naho barabugize. Aho rero bamfungira inzira bari bagamije kugira ngo bance intege, nshe ubwoba. Ntibyagarukiye aho, bahoraga bantera bashaka kunyica, baje no kumfatira hano iwanjye inyuma, bandariraga ku nzu, maze igihe mbabona none ngira ngo uwo munsi sinari nababonye, ariko kubera satellite twari twakoze zahise zibatwereka, noneho mpita nkatirayo ndebe icyo bakora. nari niteguye, bahita bansakira, batangira kunkubita kunigagura, ntangira kuruka amaraso. Noneho kubera abo mu rugo bari bazikata, bahita basohoka bajya kureba hahandi nerekeze, babona abagabo bamfashe barimo kunkubita banigagura, ndimo kuruka amaraso. Niko kuvuza induru, barahuruza abaturanyi, abantu bari bazindutse bajya ku kazi baratabara bose. Kwa perezida wa Ruda bahasesekaye, basanga abagabo barahari. Noneho inzego z'umutekano n'abayobozi b'inzego z'ibanze bahasesekaye, na polisi. Abana banjye bajyayo kuri polisi, bamanuka bazana polisi parika hariya, barabaza. Bahageze basanga baziranye, nge bansaba ngo inzego z'ibanze zinkorera imyanzuro. Bankoreye imyanzuro ngo nyijyaneyo, nyibajyaniye ntacyo bakoze, nta nubwo babafashe. N'ishati yanjye yuzuyeho amaraso bacagaguye banigagura, ndacyabifite, narabifotoye, biri no ku ikoranabuhanga, ibimenyetso byose birahari. Rwose twe tuhagaze bwuma, twafashe hasi no hejuru, twe nta bimenyetso twabura, tuba tubibitse. Ariko urumva bikanze n'icyo ngicyo cy'icyaha bankoreye, bityo no kumfongera inzira wabyongeraho. Ibyo ni bingahe? Noneho ntibagarukiye aho, bakajya batera abana banjye, haba mu rugo hano, haba mu nzira bajya kuvoma cyangwa bajya ku ishuri cyangwa bavayo. Birumvikana bakorera akarengane gatandukanye. Ibyo nahoraga mvuza mu bitaro bitandukanye,
ni Masaka mu bitaro aho babavuriraga n'ahandi henshi harahari. Noneho n'ibyangombwa byose tuba tubifite ibimenyetso. No mu kigo cya gisirikare Kanombe twarabavuje tubajyanayo, byose birahari ibimenyetso. Urumva ntibyagarukiye aho, barananshimuse noneho nkajya mburirwa irengero inshuro 5 banshimutira ahantu hatandukanye. Ibyo byose nagiye mbisobanura. None ibyo byose babishingiyeho basha ubwoba. None mu gutanga kandidatire bambonye baravuga yeye ni wa musaza w'ukuri turapfuye. Bumvishe izuru ribituye hejuru rimanutse ryose ribirosheho. Baravuze uyu muntu nimbaze twaramuhohoteye twaramuhemukiye ibyaka kageni, buriya aradushikiriza ubutabera kuko we aravuga ati azakuraho gereza ashireho insemburagifungo, abantu bajye bareka guhohotererwa muri gereza, ahubwo hajye hakorwa iperereza. Abacamanza bajye bakorera ku rwego rwa buri mudugudu kuko nta mucamanza utagira umudugudu aturukamo n'abo bavoka bose. Bityo rero batinye ibyo baravuga namanura ubutabera ku rwego rwa buri mudugudu tuzahanwa, kandi inkiko zadukingiraga ibibaba. Hakoramo bene wacu banda kuzi abo tuziranye cyanda kuzi cyafasha hasi no hejuru, cyene wacu za ruswa zose. Urumva nk'urugero nge narabaregeraga kugira ngo bananize bansabye miliyoni 3 nanze kuzibaha. Ubwo bahita bambwira ngo bizangora, ngo icyo kibazo ntikizakemuka nimba ntatanga amafaranga. Ibyo byose rero ni umusaraba n'urugamba nagiye nyuramo, ni umusaraba utari woroshe. Ibyo byose ni akarengane k'ibihekane nge nari naragubye, narabihanganiye bankora ibyo bashaka byose. Bakagenda bashaka kuntesha agaciro, haba mu midugudu bagenda bavuga mu mufungira inzira zabo uko abigenza, ntazabona amazi ntazabona umuriro. Kandi nabyishe muri icyitwa electrogaz itarabaye wasa. Ibyo byose rero ni akarengane ibimenyetso simusiga. Ibyo byose narabihanganiye, bankorera ibyaha bitandukanye. Ubwo urumva nasigaye mu iteranyuma, babonaga mfite iwanjye iterambere, nshaka kubaka kaminuza y'ubumenyi bw'icyongereza buhambaye, ni n'ururimi rw'icyongereza rwiza rwikosora. Noneho batangira kusha ubwoba, baravuga uyu muntu adukoranye umuti tureba. Bityo rero ubwo bwoba bwabarenze, bw'uko babonye nge ndi ndyamunyu, ndi umuntu wihanganira ibigeragezo, bampohotera nkabihorera, narega bigafata ubusa nabwo nkabihorera. Badatuhohotera biba ngombwa n'abana banjye ko bahunga bava muri iki gihugu, babisabye ababyeyi babo ngo tubakuremo kubera babonaga bashaka kubica kubahitana. Noneho turafata umwanzuro nk'umuryango, turavugaho kugira ngo twese bazaduhitanire hamwe, reka bamwe abana nk'uko babivuga bo bafite viziyo ndende bagende, abakuru baragiye, noneho twe dusigaramo. Noneho bakomeza kuturenganya ntibagarukirizaho. Noneho ibyo byose urugamba rurakomeza. Nibwo bantinyaga ubwo natangaga kandidatire yanjye, bakwirakwiza ibinyoma ngo uyu n'uyu ngo ibiki, ngo si n'umunyarwanda, ngo ni umusazi, ngo yagiye aha n'aha. Nkababaza ko nyoboye abaruda miliyoni z'abaruda, icyo gihe zari miliyoni 8,500,000. Noneho hirya yaho zari miliyoni 6 ubwo banshimutaga ku inshuro ya mbere n'ibihumbi 500. Ko nyoboye abo baruda bose babura kubimenya, bikamenywa namwe mwabanshimusa bangiriye nabi, nimwe mutangaza amakuru nk'ayo.
ubwo rumva bari batsura umugambi wo gutekinika abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'ababakuriye mu mahanga hose, babakwirakwizemo ibinyoma, bababeshe ngo ni umusazi, ngo yagiye Ndera, ngo uriya ni ikibazo iki n'iki n'iki, kandi aribo bakoze amanyanga, baraduhohoteye, bashaka gukavaringa n'ihohoterwa badukoreye. Ibyo byose bashaka kubihishira, noneho bashira imbere ibinyoma byambaye ubusa byo kwa Semuhanuka. Ibyo byose ni indiri y'akarengane, nuko umunyacyaha ntagona. The criminal doesn't snow, ntagona, and the bribers and corruptors do not snow. Abo ngabo abatanga ruswa n'abazifata n'abariganya ntibajya bagona in 24/7, masaha 24 bahora bafite agatoki karegarega kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Rero ni muri urwo rwego kandidatire yanjye nyitanze, bahise babona umusaza araje twahemukiye, none basha ubwoba, niko kumfata bajya kunshyira ahantu, babanze bahamagara ahantu babaze nimba banyemerera. Aragwa mu mwemera, ariko rwose ase nkaho abigenza atyo, ariko hariya ntaharenge, kariya karongo ntakarenge. Ubwo ni muri urwo rwego rero bantumye ibidashoboka, bazi ko nzabinanirwa, bagenda bakwirakwiza ibinyoma ngo ni umukene, ni umukene, aho kuvuga ko twamukenesheje, twamuhohoteye tugamije ko tubigambiriye kumukenesha. Bari bazi ko nzabura ubushobozi bwo kugura ibyo byemezo byangombwa n'ibindi n'ibindi. Babonye mbishoboye byose basha ubwoba, niko kuwanga kunshyira ku rutonde rw'abakandida bagomba kwiyamamaza, kandi igihe wari wuzuze byose. No muri RGB ishyaka ryanjye RUDA nari nararidepoje kera, najya kudepoza kugira ngo bampe ibyemezo, ahubwo nkashimutirwa no mu nzira hose, nkajyanwa iyo kwa Gakinya, nkajyanwa no ku etaje iriya uvuye Remera ujya Kimironko, igorofi hariya Remera ndende ya Metropolitan Police, iyo za Kami najyanyweyo, iyo hose mu ndaki zitandukanye inshuro 5, no mu nzu y'abanyapolitike Kicukiro, unyuze hariya Sonatube, ugeze kuri sitasiyo y'iburyo ya mbere ugakatiramaho, nimwo banyujije umuhanda uri aho bangeza kuri sitasiyo ya polisi. Yo bamfungiramo icyumweru, mvamo nararembye, banjyana kwa Gasane Emmanuel, nari muri koma. Mu biro bantera amaserumu, keretse ibyo nimba ari byo bavuga ngo imiti banteye. Ubwo ibyo rwose ibyo Imana irabareba, nge nta mutima wo kwihora mfite. Bajye barya bamire neza, barambye, baryame, bagone, basinzire, biture neza, bajye bisabira kuri Nyagasani kubera amarorerwa bankoreye mu buryo butandukanye. Naho nge ndi mpumure, nge ndi umusaza wabonabonye kera, kandi uwabonabonye ni uwabonye. Nge rero nabonye ibyiza mbona ibibi mu buzima bwanjye, ibyo simbitindaho, nge mfite ubunararibonye, nge ndikomereza. Abo bangirira nabi ntabitayeho, nge ndangazwa n'umuco wo guharanira ibyo mparanira, no guhindura ibigoye tukabihindura ibigori, tukagaburira abashonje kuko barahari. Abatabyemera barakomeza guhakana ngo abakene ntibahari, abashonje ntibahari, kandi bahari. Ubwo urumva rero urugendo rwa demokarasi yihuse abaruda twazanye, ni muri make nuko byari byifashe. Ariko gutakandidatire yanjye byari byoroshye ku rundi ruhande, kandi byari ngombwa ku rundi ruhande. Ikindi nibyo bashingiyeho, baratinya, babonye byose nkwakwanya, nzenguruka igihugu cyose n'amaguru, bo bagendana na za V8 na Hama made in Japan, nge ngenda na V8 na Hama made in Rwanda. Nzenguruka igihugu kandi dukoresha iminota imwe, iminsi imwe, n'amasaha mwangana mu kuzana amasinyatire yo bantumye n'ibindi byemezo byose mu gihugu mu turere 30. Babonye mbihagejeje, kandi bo birukankaga n'imodoka zivodoka cyane,
ukagira ngo ntizigengwa n'icyemezo cyitwa gute n'amategeko y'umuhanda. icyo cyemezo cya speed governor, ukagira ngo izo modoka zo ntizigengwa na speed governor bikurikiza ayo mategeko y'inzira nyabagendwa. urumva bo bavudukanaga izo modoka, nge nkagenda na vewiti n'ahama made in Rwanda, ubwo n'amaguru nkazenguruka igihugu cyose mu buryo butangaje, abaturage bakankundira icyo, ngenda nk'umudebandi, nk'umusaza ukuri ugenda wemye kandi nirindira n'umutekano rwose nta wandindaga. Abanyarwanda baravuga natwe turagufasha, katugusinyire kandi tukurindira umutekano wacu, uri umutungo wacu bwite, turakubonye rwose uri wakataraboneka. Baranshigikira, barankunda, natwara n'ibyemezo kuri neke hose nkasanga bahantanze bose rwose. Abakozi ba leta barankunze, abamotari, abayobozi b'ibinyabiziga bose, abayobozi batandukanye rwose, inzego zitandukanye za leta, abantu batemera akarengane bose baranshigikiye bose. Na n'ubu baravuga twahombye umukuru w'igihugu wakataraboneka, perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, ariko uwaduhombeje rwose arangwe no kwihangana, tuzahombanura n'ubundi bazihombanura n'ubundi. barambwiye bati we perezida, uri perezida nyaperezida koko, we uwaguhomba ahubwo twahombya uwaduhombya. bityo rero ubwo twe abaruda duhagaze bwuma, nta mpungenge. naho kuyitanga kandidatire yacu byari ngombwa, baradutinye, babonye turi batsinda icy'umutwe n'icyo hasi, badukura ku rutonde batangaza abandi, twe ntibadutangaza kandi bari budutangarize hamwe, kuko bari bambwiye ko bari buntangaze. natangazwe no kubona batantangaze, nsubiyeyo batangira kumbwira ngo bari buntangaze mu kanya, kandi nabyo ntibabikora. batangira kumbwira ngo none nihangane, ngo rwose ngo ntibyakunze, ngo bamaze gutangaza abakandida, ngo rwose ntibasubiramo gutangaza ubwa kabiri. urumva tekinike, ubwo ni uburiganya kabuhariwe, buriganya Imana irabwanga. icyo rero nicyo bita corruption, uburiganya. ntabwo ari burayibu, kuko nta burayiba wari urimo, nta burayibu di wari urimo. ubwo ni ukuvuga iyo bayita corruption. bariganyije umugisha nari mfite n'abanyarwanda bari bafite, bawuha utari ukwiriye. muramwumviye rero mu mateka ye, ku bajyaga babimbaza ngo byagenze amatora, ese yabuze amajwi koko? ntabwo yayabuze, ndetse bamwe bakagira impungenge z'ibyangombwa. ibyangombwa yari abifite byuzuye, ndetse bigaragara guhera ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere byari byuzuye hose, uretse gusa kumuriganya byabayeho. rero nta buri kintu cyose Imana yo ibizi impamvu, kuko twebwe twemera Imana yo mu ijuru, ntabwo twemera ibigirwamana, ndetse twemera n'imisengere ya buri muntu wese. ntawe tubangamira, bari usenga ku isabato, usenga ku cyumweru, usenga ku wa gatanu, ubwo turavuga abisilamu, mwese turabakunda kandi tuba tubitayeho. uwo mwumvaga ni perezida Barafinda Sekikubo Fred, akaba n'ubundi nubwo ibyo byabaye bitaramuciye intege ngo bituma agenda yiheba, ahubwo ibyo byose biba ni bimwongerera imbaraga. mbega umeze nkaho uri kongeramo vitensi, kuko ntabwo ubuyobozi bwe bushingiye ku itekiniki iryo ari ryo ryose, ahubwo rushingiye ku buhanga Imana yamuhaye, bugashingira ku bumenyi, bugashingira ku bunararibonye afite. n'ubundi ari muri kositimu nziza, ari kumwe n'abaruda, ubwo turi kumubona hano muri radiyo, ariko mu kanya twe turi kumwe abaruda bariho bitoreza gukora amadefire ku munsi ukomeye. n'ubundi mu minsi mike muraza kumubona ariho arahira, nta kibazo afite kandi arabyiteguye. ikibazo mutari bumbaze mutambaza ngo azabikora gute, niwe ubizi, n'Imana ye yamuhaye ubwo bushobozi, ndetse ikabimwemerera, ikamuteraho na kashe, tugenda uyobora abanyarwanda banjye. ntabwo Imana igikunda akarengane na gatoya, kuko ibibazo byamubayeho iwe ntabwo abifata kuri we, ahubwo abifata muri rusange ko ari byo biri gukorerwa umunyarwanda wese, ndetse akarenga ku Rwanda, akareba no muri Afurika ko abakomeye buri gihe mwebwe murenganya aboroheje mushingiye ku bushobozi mufite.
mukarenganya umuntu mumuziza impano ze ubwenge bwe. Rero we yahagaze mu kuri kandi yiteguye gukora akoranye n'Imana, abohora abantu baboshywe n'izo ngoyi kandi agaragaza ukuri. Turabashimiye rero, reka tubibutse aho mwadusanga, reka ababwire nimero ye ndetse n'urubuga abonekaho. Yego, murakoze cyane abaduteze amatwi mwese. Nomero yanjye ubwo ni ya telefone ngendanwa, ihamagarwa amasaha 24, uwo ari we wese ku isi yose, abategetsi, abayobozi, abayoborwa, abagenerwabikorwa, ibitsina byose bafite uburenganzira bungana kuri perezida wa RUDA, kuko ni umutungo bwite w'isi wa Afurika, akarere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda muri rusange n'ubw'umwihariko bwa buri hamwe. Bityo rero perezida nyaperezida, nomero yanjye ya telefone wampamagaraho amasaha yariyo yose, igihe icyo ari cyo cyose ndamwiyitabira nje ku giti cyanjye, kandi itanyuzemo urongera ukagerageza wenda mba mvugana n'abandi, cyangwa se ibiri ku muriro ndi ku ikoranabuhanga kuri satelite, ariko yo ndangije mu kanya ndayakira noneho tukavugana. Amasaha 24, iminsi 7, amanywa n'amajoro birumvikana. Bityo rero nta wundi uyakira ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, niwe wifatira telefone. Ubwo shiraho guteranya 250 78 34 28 622. Iyo niyo nomero ya telefone mobile serura dukoresha. Noneho twajya ku rubuga rwacu, ubu ni web page yacu, ni kuri wa3.ruda.tk. aho uhita winjiramo ukanda muri Google, byose ugasakinga bikata bikugezamo. Ekende noyo watashiramo RUDA, wa3.ruda.tk, ugashiramo RUDA gusa, nabyo birizana. Niyo washiramo Barafinda birizana, ugasakinga kuri YouTube urasakinga bikizana, kuri Google ugasakinga bikizana, Facebook ushiramo bara FBS, urimo yawe ibintu byose ukabigeraho ni munange. Iyo usakinze nge mba ndi tayari standby class 1. Gahunda zose z'abaruda ziri ku nkoranyambaga zose, Instagram hose irahari, birumvikana YouTube turahari, Facebook turahari, birumvikana Twitter hose turahari, nta na hamwe twabahisha munsi y'urugo. Bityo rero ibyo n'ubukombe, ayo ni amateka akiri make ku mateka menshi tufite yaturanze mu rugamba n'urugendo rwa demokarasi yihuse y'abaruda, ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, n'impamvu nziza nyinshi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero abanyarwanda mwese turabasuhuzaho muba hose, kandi tubasezeraho, haba mu Rwanda, haba muri Afurika, haba no ku isi hose. Bityo rero mujye mukomeza mukurikire RUDA kuri wa3.ruda.tk. Nono mukurikire no ababi imbere mu gihugu muhamagare kuri 07 834 28 622. Ababa mu mahanga mubanza gushiraho guteranya 250 78 34 28 622 mukivuganira na perezida bwite nkuko nabisobanuye hariya haruguru.